kintu cyerekanye nuko yaba yaratwite twigeze tumenya habe na gato, kuko tutanabanaga ndetse n'ibindi, ntago wigeze atubwira ko amukekaho gutwita. Reka tukwifuriza ibihe byiza wowe ukomeze gutega amatwi ibiganiro bitandukanye bya Biza TV Rwanda. Reka tuguhe ikaze kandi tukwifuriza igitondo cyiza, ishya n'ihirwe ndetse ibyo ukora byose ni iterambere. Mwese aho muri hose tubifurije ibihe byiza. Iki gitondo rero ni inkuru isa naho ibabaje, ni inkuru kandi iteye isoni n'agahinda, ni ikimwaro kuri ba Nyampinga, ni ikimwaro kandi ku mubyeyi uwo ari we wese, ni ikimwaro ku muryango nyarwanda ukomeje koreka ndetse no kurama ugana ahantu habi. Uti byagenze gute? Mu karere ka Nyamasheke ubwo twagize mu ntara y'Iburengerazuba, umukobwa w'imyaka 18 yabyaye umwana amuta mu bwiherero. Nitwa Eric Nshimiyimana, naho iyi ni Biza TV Rwanda muri kumwe. Ubuvumbuzi, siyansi, ubushakashatsi bucukumbuye, imikino n'imyidagaduro, byose na handi wabisanga atari kuri Biza TV Rwanda. Ukomeza ukore subscribe, ukoresha amezi ibiganiro byacu na documentary bikugeraho ku munsi, amakuru ajyanye n'isi, ubukungu n'iterambere, amakuru kandi agezwe muri siporo ndetse n'ubuzima bw'isi, byose tuzabiguha. Byaranze isi n'amateka y'isi, ibigezweho muri politiki nabyo tuzabiguha kugira ngo umenye amakuru. Icyambere ni amakuru, kandi burya amakuru ni ubuzima. Numenya amakuru uzamenya aho abandi bageze, nawe ugire icyo ukora. Uri mu Rwanda, mu turere tugeze kuri 30, ubwo ni mu ntara enye zigize igihugu cy'u Rwanda ndetse n'umujyi wa Kigali. Uri mu karere k'Iburasirazuba ndetse n'ak'ibiyaga bigari, u Rwanda, Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uganda, Tanzania, Sudani, Nairobi muri Kenya, abari mu bihugu bya Central Africa cyangwa se Afrika yo hagati, abari mu bihugu kandi bya Afrika y'Iburengerazuba, namwe niba mutwumva, abari mu bihugu kandi bya Afrika y'Epfo, ubwo ni za South Africa, namwe bari kutwumva muri Afrika y'Iburengerazuba, ubwo ni za West Africa. Ndabizi neza kandi hari nabo natangiye kubona bakurikira ibiganiro byacu byatandukanye hano kuri Biza TV Rwanda, bari ikota misimbi, ubwo ni hariya hakurya i Burayi. Nitwa Eric Nshimiyimana, naho ubuzima n'ubuzima kandi n'ubuzima butazima. Nyirarukundo Diane w'imyaka 18 wo mu mudugudu wa Murambi, akagari ka mu Ubumbano, umurenge wa Kagano, akarere ka Nyamasheke, yatawe muri yombi akekwaho kubyara umwana akamuta mu bwiherero, bw'amahirwe agakurwamo agihumeka. Uyu mwana nago yari yakabaye apfa cyangwa se ubuzima bwe gusezerwa kuri iyi si, dore ko n'ubundi ari nabwo yarakibutangira. Ni inkuru zikunda kuvugwa kenshi, aho abana bato cyane n'ubundi babyaye umwana muto rimwe na rimwe kubyakira bakamuta. Turaza kuri impamvu uyu mukobwa yabikoze muri ubu buryo. Uyu mwana w'umukobwa bivuga ko yaje mu cyaro avuye mu mujyi wa Kigali, aho yakoraga akazi ko mu rugo, yagera iwabo nabwo akajya kwikodeshereza inzu yanacururizagamo ibiribwa bitandukanye. Umukuru w'umudugudu wa Murambi turi kumwe Alphonse yabwiye ikinyamakuru Imvaho Nshya ko Nyirarukundo yari amaze imyaka 3 yibana mu mudugudu umwe n'uw'ababyeyi bibatuyemo, ubwo naho kwivugwa cyangwa se aho ababyeyi papa na mama we w'uyu mukobwa bari. Ku gatatu rero tariki ya 8 Gashyantare 2025 nibwo yatumweho iwabo ababwira ko yumva atameze neza, abasaba kumwohereza umusengera kugira ngo arebe ko yasengerwa akiri mu gihe yibwira ko arwaye. Ababyeyi kandi bamwohereje umubyeyi ibaturanye nawe kandi
wabyariye iwabo ngo aze amusengere mu rugo atumyeho, akaba anahacururiza kugira ngo arebe koko yamusengera maze ubuzima bugende neza nk'uko yabyizeraga. Umugore ngo ahageze ahagana saa 11:15 z'umugoroba ari kumwe na nyina w'uyu mukobwa, baramusengera. Bigeze nijoro umukobwa atahana na nyina, naho umunyamasengesho we ataha iwabo nk'ibisanzwe akomeza ubuzima bwe. Bigeze rero agana saa 11 z'urukerera, Nyirarukundo yavuze ko yumva inda igenda ibyimba, abwira ababyeyi be ko ashobora kuba yararozwe kuko nta wari warigeze arabukwa ko yaba atwite. Urumva yari tekinike yakoreshaga, bakunze kuvuga ngo bamuroze igishwima, ngo bamuroze indwara zitandukanye ndetse n'ibindi babamumenyeshe. Ababyeyi rero be bombi bamuzindukanye kuri iwa munyamasengesho akihagera. Mu gihe bataramusengera babona umukobwa yinyabije mu bwiherero, atindayo amara akanya. Ababyeyi batangira kuba batekereza byinshi. Umunyamasengesho rero nawe ngo yarabyutse arategereza, ariko babona umukobwa akomeje gutindayo. Mu mudugudu turi kumwe ati se na nyina bibajije impamvu yatinze mu bwiherero, basohoka bajyayo kumureba. Bagisohoka bakubitana nawe avuyeyo avirirana amaraso. Bamubajije ababwira ko ari mu mihango, ariko kuko yabibabwiraga hafi y'uwo bwiherero bumva uruhinja ruriye mu bwiherero. Se w'uyu mukobwa ahita yihuta arukuramo ari ruzima, kuko ubwiherero bwari bugiye kuzura, ntabwo bwari bukiri hasi cyane, icyo twita deep cyangwa se ubujyakuzimu bwo hasi cyane. Yahise rero ahamagara abaturanyi n'ushinzwe umutekano mu mudugudu, nanjye aba arampamagaye kuko ntari mabwira gushaka uburyo bamwihutana ku bitaro bya Kibogora. Bafashe moto rero barujyana na nyina ku bitaro. Ubu kandi n'uruzima ruri kwitabwaho n'abaganga, kandi yaba uwo mukobwa nawe ari kugenda yitabwaho. Uwo mukobwa rero inzego z'umutekano zamutaye muri yombi, ntiyavugaga. Twamubazaga impamvu yafashe kiriya cyemezo kigayitse, ntavuge na kintu gize atangariza ubuyobozi ndetse n'inzego z'ibanze. Nyina kandi yabwiye Imvaho Nshya yashenguwe n'ukuntu uyu mukobwa we yamubeshye agatuma bata umwanya ndetse batazi ko atwite. Ati nta kintu cyerekanye nuko yaba yaratwite twigeze tumenya habe na gato, kuko tutanabanaga ndetse n'ibindi. Ntago wigeze atubwira ko amukekaho gutwita. Twamutunguwe no kubona ava mu bwiherero atubwira njye na se ko ari mu mihango, tukumva ahubwo uruhinja ruriye mu bwiherero yaravuyemo asize arutayemo. Umuyobozi kandi wungirije w'akarere ka Nyamasheke ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Mukankusi Atanasia avuga ko icyemezo cyo kwihekura uyu mukobwa yafashe kigayitse, nubwo bw'amahirwe umwana yakuwe mu bwiherero kandi akaba ari muzima. Uyu muzi kandi akomeza asaba abakobwa kwirinda imyitwarire iganisha ku nda z'imburagihe, uyitwaye akirinda guhemukira uwo atwite, akemera kumubyara ndetse no kumurera. Aho agize ikibazo bikamenyeshwa ubuyobozi bukamufasha. Ati bagakwiye kwiyakira bakemera ko urwo ruhinja ruba rufite ubuziranenge ndetse n'uburenganzira bwo kubaho n'amategeko akamurengera. Bakamenya ko kandi kurubyara ukaruta mu bwiherero ari icyaha gihanwa n'amategeko. Babyirinde, ariko umutwite afite ikibazo cy'imibereho akagana ubuyobozi akagaragaza ikibazo cye, agafashwaho gutekereza kurugirira nabi urwo ruhinja igihe yamubyaye.
yavuze ko kandi akarere ka Nyamasheke gafite ingamba zo gukomeza kuganiriza ndetse no gukangurira urubyiruko kwirinda ibi ishora kuba bakareka ibi bashora mu busambanyi cyangwa se akaba bakomeza kwirinda ibishora kurukururira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye, yaba gukoresha agakingirizo cyangwa se ubundi buryo, kubera ingaruka bigira ziba ari nyinshi cyane kandi zangiza ahazaza h'ubuzima bwabo. Nyarukundo kandi naramuka ahanwe n'icyaha azahanishwa ingingo ya 8 y'itegeko nomero 059 akanyirizo umwaka wa 2023 ryo kuwa 4 kwezi kwa 12 umwaka wa 2023 n'ubundi rihindura itegeko nomero 68 akanyirizo 2018 ryo kuwa 30 z'ukwezi kwa 8 umwaka wa 2018 riteganya kandi ibyaha n'ibihano muri rusange rijyanye n'ubwinjira cyaha mu kwihekura muri rusange. Murabyibuka mu minsi yashize cyangwa se mu mwaka ushize hari ku itariki ya 25 ku munsi mukuru wa Noheli umwami Yezu Kristo cyangwa se Yesu Kristo, ubwo twibukaga isabukuru ye. Mwumvishe umukobwa n'ubundi muto kandi wari umaze igihe akora akazi k'imirimo yo gucuruza hariya mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Rwimiyaga. Umukobwa nawe yaje kubyara umwana maze amuta mu bwiherero. Ngayo nguko ni kenshi dukunda kumva inkuru, ariko nyaboneka ubuzima n'ubuzima, nta mpamvu yo kwambura umwana muto ubuzima kandi batazi ngo biva he bijya he. Nitwa Eric Nshimiyimana, dukomeze tugire ubukangurambaga ku rubyiruko ndetse n'abana bato, cyane cyane aba bakiri munsi y'imyaka 18 cyangwa se bari munsi y'imyaka itaragera iyo kuba bashinga urugo. Ubukangurambaga burakenewe ku rubyiruko ndetse n'umuryango nyarwanda muri rusange. Nitwa Eric Nshimiyimana, komeza ubane natwe mu biganiro tugezeho byacu bitandukanye, amakuru n'ubuzima byose tuzabiguha. Nandi neguza nawe utaha.